amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Ndakomeye. Agatambaro gasobanura? Agatambaro icyo gasobanura byinshi, ariko ubu ngubu turi mu gihe umuntu aba atari ready yuko imvura ishobora kumutungura, ugasanga umusatsi wanatereruye n'ibibazo. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe turi kukitwaza kugira ngo twirinde izo inconveniences. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba yikingiye, nubwo ariko wikingiye hari tuza tumenya ko harimo n'akanatirere. Nako karimo. Witwa ndi? Amakuru yawe? Amazina ni Gisele Precious Nsabimana. Amakuru ni meza. Sanzwe ndyumva ariko Precious. Ubwo nari iryanye ntago nzi niba ari njye ryanye n'urifite. Gucuranga gitari? Ndabikunda. Ariko naryumvise. Sure. Kuri gitari se? Gucuranga gitari. Ariko ntago ari cyane, ntago ndabitangira cyane ndetse nabyumvise kuri radio. Kuko numva ariho nabikoze. Ibibazo bitandukanye kuri wowe, ariko umuntu akikubona ufite gitari. Gitari ni yawe? Ni yanjye. Uyimaranye imyaka ingahe uyikina, cyangwa se uyimaranye amezi angahe? Nta gihe kinini kishize kuko natangiye 2017. 2017 nibwo natangiye kwegera no kumva nshobora kwicuranga, kubera ko usanzwe nacuranga piano ariko nayo ndi umwiga. Nyuma nza kujoininga na gitari. Gisele, noneho ndashaka kugira ngo twereke abantu muri uwo mwaka wose icyo umaze kugeraho, cyangwa se aho umaze kugera nk'umu artiste mushyashya. Umaze kugira ubundi indirimbo zingana? Indirimbo maje gushyira muri studio ebyiri nizo zimaje gukorwa, izindi biracyari muri processes. Ziracyaza nyinshi. Noneho reka uduhe kuri zitwa gute? Hari yitwa Urampagije n'indi ivuga ngo Inzira zayo. Tomboza kugira ndebe nimba uri ready koko. Ubwo uraduha Urampagije ku ntangiriro agace gatoya, hanyuma tumenye Gisele twakiriye ni muntu umeze gute. Nta kibazo. Kuzi kuririmba ukaba waratinze kuza muri muzika? Ntago natinze, nabikoraga n'andi muri korali yanaririmbaga. Arampagije indirimbo umuntu yavuga ni nziza yanditse neza, ko numvisha uyicuranga. Harimo binteye kwibaza mwarimu wawe wa gitari. Mwarimu wawe ni? Mwarimu wanjye nawe kugeza mbona agiye muri na challenges nyinshi cyane, kubera ko nabaga iyo Kampala, ugasanga kubona umuntu bimfashamo biri kungora. Uwo nabonye yari umukongomani, ariko ukabona arashaka kumereza ibintu byinshi nashoboye kwakira. Ngera aho ndamureka, mpitamo rero kujya njya YouTube nkareba amavideo, ibyo nshobora ari ibyo nkora. Muri Kampala wakoraga iki? Umunyeshuri. Umunyeshuri ahagana? University yitwa St. Lawrence University. Wararangije? Bisa nkabyo, kuko nsigaje kugenda kudefanda no kwambara mu kwa 11. Rero maze imyaka 4 niga.
ni impano nshyashya ariko noneho umuntu ashobora guhita yibaza ibyo wigaga se byo bihuriye na muziki cyangwa ntaho ukaba ari impano gusa yavumbutse muri wowe? Ibyo nigaga nta hantu bihuriye kubera ko nigaga computer engineering, urumva guhura na muziki ni gakeya cyane, ariko muziki niyo yiganje kurusha biriya. Yego. Hari abahanzi benshi tujye tubivuga ku itangiriro ryo kwakira umuhanzi, bamara gutera imbere bakajya batubwira bati buriya sogokuru yaracurangaga cyangwa yavuzaga iningiri, cyangwa bakareba ukundi kuntu batubeshya ngo twumve ko impano yavuye mu bisekuru. Wowe byavuye hehe? Njye ntabwo navuga ko ari mu bisekuru kubera yuko sofa ntabwo ndamenya, usibye wenda generasiyo yacu ubu ngubu twavuga nk'abuzukuru ko dufite nyogokuru, usibye ko hari uwitabye Imana ejo bundi, nitwe turi kugerageza ibyo gucuranga no kuririmba. Bo cyakoze icyo nzi cyo nuko baririmbaga, ariko gucuranga ntawe nzi wabikoze. Generasiyo y'abuzukuru harimo bande? Abuzukuru harimo abita ba Ruhanje n'ab'imasaka muri Rabagirana, harimo ndumva ari aho ngaho, ariko na Timama Bamoda na Timama arimo, sindi namuzi yana arimo. Hanyuma ugeze mu Rwanda ashize igihe kingana iki urangije ayo masomo cyangwa yagejeje ku musozo? Ni amezi 2. Ndagira ngo tuvuge kuri iki ngiki noneho. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda ugasanga hari ukundi kuntu muzike yateye imbere muri gospel, uyu munsi uri gushaka kwinjira n'iki? Urabona uzanye iki, mbese uzanye iki abanyarwanda uyu munsi batari bafite? Ntacyo navuga ngo hari icyo nzanye batari bafite, kubera yuko ibyo dukora byarakozwe cyane kuva na kera, ni ibintu bisanzwe bikorwa, ahubwo wenda buriya bo uburyo banyakira cyangwa babifata nibo babona yuko hari ikindi kintu babonye gishya, kuko kuri njye mbona kuririmba abantu bararirimba ni benshi cyane bari kuririmba. Ntabwo navuga ngo nzanye iki kintu nkizanye ngo nicyo gishya, nta gishya nzanye, nje kuririmba, nje gukorera Imana, kugira nyine iyo mpano Imana yashyizemo nanjye nyikoreshe ntazabibazwa. Hari ngo byinshi byarakozwe, njye ntekereza kwibaza ngo se ubundi ukunda uwe muhanzi hano mu Rwanda? Hano mu Rwanda unda Simon Kabera. Tazizi nabigerageza nubwo atari cyane. Ukwiye amashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaje, hari ibyo unkoreye ntarasenga, undemye umutima mu rugendo, datukwishimwe. Ahubwo Simon ndabizi neza azabona video aza guhamagara mukore collab. Byanshimisha cyane. Iyi message niyo tugiye kumuha Simon, sibyo? Tugiye kumuha message, gira nk'ijambo mubwira Simon nk'umwe mu bantu bamukunda kandi bafite impano. Hari ashobora kuzabona video akaza kureba cyangwa akagutumaho, cyangwa nawe ukamushaka mugakorana collab. Icyo namubwira nuko byanshimisha gukorana. Burya iyo ukunda umuntu ukunda ibikorwa bye, kandi kuva kera naramukundaga, rero nubwo wenda ntagiye ngira amahirwe yo kuva wenda repeta indirimbo ze cyane ko nabaga iyo ngiyo naho turi gukora ibyabo, ubwo rero byanshimisha Simon tubonanye, byaba akarusho dukoranye indirimbo, byagera kure. Gisele, noneho reka tugaruke kuri muzike yawe, uburyo winjiye watangiye wenda Sunday School, ntabwo mbizi uko ugiye kubivuga, ariko urugendo rwawe rwo kuvuga ngo noneho wiyemeje nk'umukobwa kuza muri kariyeri solo, rwari urugendo rumeze gute? Urugendo wenda mu bijyanye no kuririmba, urumva wenda nkuko bikomejeho, nabitangiye muri Sunday School, naririmba ukabona biracamo, ko umuntu agenda
akura ukajya mu makorari ukabona ni sawa. Ibi by'urugendo rwa Kariyeri Solo nabitekerejeho umwaka ushize n'ubundi nuko nakunze kwivuga igihe nashaka kujoininga gitari. Impamvu nabitekereje ni uko nagiye mpura n'abantu benshi kubera ko ubusanzwe nandikiraga amakorari indirimbo, noneho ugasanga nk'abaproducer bari kumva se wowe nta ndirimbo yawe ufite tugufashe, abandi bakangira inama ufite impano yikoreshe ikora ibyawe. Ngenda mbitekerezaho ariko ndanabisengera ndavuga ati buri Imana nibibona yuko bikwiriye nzabikora. Nageze rero mbona confirmation y'Imana niko nabivuga ko ari byo nari narayisabye, niba koko ibintu nkwiriye kubijyamo, ko pressure imaje kuba nyinshi y'abantu ndavuga ati niba Imana ibishinge nzabikora. Ubwo rero nageze umwaka ushize n'ubundi mbona confirmation, then ndavuga reka nangire mbikore, ntangira kwandika indirimbo zanjye. Ubundi najyaga nandika iz'amakorari cyangwa ngiye guha abandi. Hanyuma noneho nyuma y'uko uratangiye ushize indirimbo muri studio yarasohotse, abantu bazakire gute izo ndirimbo ko ari ebyiri mu muryango? Umuntu akavuga yasohoye indirimbo, hari ibibazo abantu benshi bagira mu muryango, ugasanga yasohoye indirimbo bwa mbere, sometimes ntabwo babyumva, ntabwo bari gupushinga cyangwa se sinzi ukuntu we byagenze, ariko umuryango wabyakiriye gute ukijya muri studio bwa mbere? Bumvishe noneho ryajwi bajyaga bumva muganira gusa cyangwa uririmba muri douche risohotse kuri hasohotse indirimbo ririmo ryajwi, abantu babyakiriye gute muri famille? Famille yanjye byarabanejeje cyane ko nabatunguye, ntabwo bari babyiteze kuko indirimbo ya mbere nayikoreye Kampala, bagiye kubona babona ndaboherereje, ndavuga indirimbo yanjye. Muri rusange byarabashimishije, birabashimisha cyane ku buryo umuhungu wanjye umwe yahise avuga ati ndashaka kubera manager. Ubu rero nawe navuga uri kumpushinga rero urumva ko barishimye cyane. Famille muri rusange nta muntu navuga ngo byababaje, kandi courage zabo zatumye nanjye numva ko nkwiriye no gukora n'indirimbo ya kabiri gutya, kandi ndakomeje. Management ufite ni uncle ni uri kugufasha muri byose, mu bushobozi bwo kujya muri studio n'ibindi bitandukanye? Ubu ni uri kumfasha. Inama arahari Gisenyi. Sawa, umuntu nawe turamushimiye ko atuzaniye impano imeze gutya. Umuntu yavuga ngo ni itafari ryiza tuba turi gushyiraho twubaka ubwami bw'Imana. Hanyuma ubundi usengera he noneho? Ubundi nsengera muri ADPR bisanzwe, ariko ubundi kubarizwa ku Gisenyi abita kuri Beteli. Ishua kuva Gisenyi ukaza i Kigali amasanga yose, ni ibintu byiza cyane. Umuntu yavuga ngo Imana iguhe umugisha kuba waje, kandi uzanagaruke. Umuntu umaze kugira indirimbo ebyiri abantu bakazakira. Hanyuma ku maradiyo hari abantu batangiye kuzikina no kuzisaba, cyangwa nabwo urazijyanayo dukomeze dukore tuwa? Narazijyanye ku maradiyo makeya, sinzi niba ari ngombwa kuyavuga. Narayajyanye, izo ndirimbo narazijyanye, ziriho zirakinwa. Icyo naramenya wenda ni uko zisabwa, kubera ko cyakoze abanyamakuru b'amakuraje bakambwira ati bizacamo, bizagenda neza. Hari ivuga inzira zayo, ni nawe urampagije. Umuhanzi akahita urumva niba bavuga indirimbo bazavuga n'umuhanzi. Ni Gisele Precious. Bazarimenyera. Gisele, wenda pati yo kuvuga ngo ntabwo tubona abahanzi kazi benshi, turacyafite umubare mukeya, nawe umuntu yavuga ngo badakora cyane, batari active. Uyu mwaka turimo abahanzi kazi bakoze, haje award zirenga 2 cyangwa 3 zigiye guhemba muri gospel. Abahanzi kazi bakoze iyo urebye usanga ntago biri kuri level nk'iyi myaka ishize. Uyu mwaka bashobora kuba barasinziriye cyane, hagakora 1 cyangwa 2 cyangwa 3 gusa. Urabona gute umuziki w'abahanzi kazi b'abakobwa kuki bitinya? Wababwira icyo abandi basigaye hari inyuma barahari bafite impano nyinshi? Murakoze. Wenda ntago ndagira amahirwe yo kugira umwe muri bo nganiriza mubaze kubera iki mwitinya cyangwa iki urabona bafite izindi mpamvu zabo,
ariko mu bigaragara burya njye mba mbona abantu umuziki bawukora bitewe na environnement barimo. Hari igihe baba muri environnement iri gutuma adakomeza gupushinga, ariko icyiza ni uko bakomeza bagakora, twese tugahuriramo muri make tugakora. Icyo ugeze kumbwira uti ngewe nkunda umuhanzi ntabwo yari umuhanzi kazi, noneho reka tuve ku muhanzi kazi w'icyitegererezo kuri wowe muri gospel nyarwanda. Ikibazo kirakomeye cyitwa ibibazo wa Uganda kuko niho maze igihe. Hari abo nzi, hari Gahongayire ndamuzi, icyitegererezo kugeza ubu reka mvuga Aline, kubera ko mperutse gukurikirana amatora yari arimo arategura ibintu nk'ibyo, ndavuga wawe ni byiza kubona umuntu nkunda nyine kubona abantu bari mu bikorwa bari gukorera Imana. Iyi video bizagera kuri Gahongayire, urabizi. Hanyuma Gahongayire noneho we tumubwire ngo iki? Gahongayire reka tumubwire ko Gisele ahari kandi amukunda. Fine, ntacyo urakoze cyane Gisele. Hanyuma ya ndirimbo ya kabiri reka nayo twumve ku murya wayo, ducurangireho gatoya, hanyuma tuze kuzakugana ku musozo ushimira ko waje. Indirimbo nayo ko numvishije ni nziza kabisa, ni nziza. Hanyuma Gisele, hari ukuntu wacuranze waririmbye, ariko none ndashaka ubutumwa n'icyo wavuga kuri muzike yawe uzaniye abantu, kubera ubwa mbere tumuritse impano yawe kandi ndizera ko izagera kure. Njye niko mbyizera, kandi nubisengeramo ukabyizereramo bizakora. Nyuma noneho ndashaka kugira ngo utange message ko bantu bashaka kugukunda, ko bazagushyigikira bose, nk'umuntu tubonye muri 2018 kandi izakomeza kwaka. Niba ari byo dusezeranya simbizi ukura bivuga, ariko hari uburyo nawe ugiye gutanga message ku bakunzi bawe bitandukanye n'ibyo nge nandi kuvuga. Icyo navuga mbere ya byose, nshimiye Imana. Umwanditsi niwe yavuze ati ayishimira ko yamugiriye icyizere kamugabiza umurimo. Nanjye mbishimiye Imana ko yangiriye icyizere kangabiza umurimo wayo, ikaba yarananshoboje n'ibyo byose kuba umuntu yagera aho ngaho no kuvuga ngo hangeze no kubera Imana. Rero icyo nabwira abantu ni uko nje gukorera Imana, nta yindi target mfite ngo mvuge ngo hari ikindi indi nyungu runaka irimo. Nje gukorera Imana gusa birashimisha iyo n'abantu bagushyigikira, kubera ko ibintu dukora composition kuvamo, imicurangire kuvamo ubwawe biragoye kuvuna kuri gukora ibintu biri byo, ariko ifite abantu bakwereka yuko ibintu uri gukora ari sawa biba ari byiza, ariko bitavuze ngo ninkora amafoto bazambwire ngo nabyo ni sawa. Rero icyo navuga ni ukudushyigikira
bakadushyigikira. Nzi neza yuko ni ishema ryacu twese nk'abanyarwanda kubona umuhanzi yaririmbye neza agapafominga neza, byaba na ngombwa agahamagarwa no mu bindi bihugu, biba ari ishema ryacu, biterwa n'uburyo ba nyiri kubyakira babigizemo uruhare. Ubwo rero icyo nabasaba ni ukudushyigikira, kudusengera, kutwereka ko turi kumwe, then tugakomeza umurimo w'Imana, kandi Imana izabidufashamo, ndabyizeye. Message ya Gisele, uzi gucuranga gitari, wambwiye ko na piano wari ufite ukuntu wari utangiye kuyiga, sinzi nimba warakomeje, ariko umwe mu bahanzikazi bazanye impano, bazi kuririmba, bazi gucuranga gitari na piano. Nyuma vision yawe noneho ndashaka tugana ku musozo, tuvuge kuri vision, nihe hantu wumva ushaka kugera uyu munsi? Iyo urebye ugatera ikamba hakurya, uritera hehe? Ahantu nshaka kugera ni ku isi yose ariko target yanjye ntabwo ari ukuvuga ngo ngende abantu bambone, oya, ndashaka dukora ivugabutumwa, tubona abantu bahinduka, kubera ko muri message Yesu yasigiye abigishwa be, yarababwiye ati mugende ku isi yose, ariko yabibabwiye ko hari icyo yari abasizemo, hari icyo yari abasigiye. Rero vision yanjye ngewe ni ukugera kure hashoboka. Ubu ntabwo navuga ko nambishyizeho amarimite, ariko mvuze ku isi yose byaba ari sawa kugira ngo naho nagera hose imitima y'abantu donc ihindurwe, wenda n'ibiri kumvamo iby'Imana iri kunkoresha. Ubwo rero vision yanjye bizanshimisha nimbona ngeze kure hashoboka.